Manchester United dafite Lisandro birumvikana bamaze iminsi afite ibibazo by'imvune. Nozairi Mazirawi nawe ni injury prone. Uyu musore bizana bangamira Manchester United cyane kuko Diogo Dalot muri system y'aba defenseur batatu. Uburyo yitaba kuri kabiri ntabwo ari ibintu ntabwo ari iby'umukinnyi Robin Amorim ashaka wo kuri kabiri cyangwa se ukina couloir yose, reka neke kubyita kuri kabiri. Uburyo yakinnye muri couloir yose abigenza bitandukanye nuko bashyira Nozairi Mazirawi wabinyuzemo. Mbona barusha urumva kwataka ariko reka mbwira ukuntu yataka. Urabona ukuntu akina muri defense ya bane akitaba imbere, ariko buryo ukina defense ya bane buryo bubyibuzeye ko ufitemo couverture y'umukinnyi wo mulaxe umustoperi mu gihe wakurura umukaseri mulaxe, ariko uzi system ayibera hatari kubera ko Robin Amorim abakinisha Mirere Kiperateri babiri, nanone babakinnyi bo mulaxe batatu yo agize ujya kugukuvura, hakagira umumediateur uva muri mediane akigira inyuma. Wamaze kumva ko adversaire aba maze kugira ubwinshi bw'abakinnyi muri mediane kukurusha. Vuga ngo equipe izi gukora ama transition byihuse bakavana umupira wacaga ku ruhande ku ruhande bakawuzana muri mediane. Deja Manchester United abari umukinnyi wabo umwe ugiye gusufura kuko agiye gufesinga babiri cyangwa batatu ba adversaire. Niyo mpamvu rero vuga ngo uko yitaba yagiye imbere, iyo amaze kujya kwitaba mu buryo bwo kwataka nibyo ari jyana bigenza neza kwa raporo yenda Nozairi Mazirawi. Ariko se mu gihe cye kugaruka ahise konsinya zitangate mu buryo bwo gushaka umusigariraho. Reka ngurugero wabonye Amadi Diallo uburyo akina ari imbere. Amadi Diallo uburyo akina imbere nakuye akinira couloir ayikina nk'umukinnyi unafasha mu gusatira no dribble agumana baro. Burya ni yari maza kuyaka dora atanukanira wenda n'uburyo hakinnye Diogo Dalot. Wahita aza hagati kuko avuga ngo ari umukinnyi uri budufashe mu gukuvura icyo nsize. Byanze bikunze yaba umukinnyi wo muri defense yaba umukinnyi wo muri mediane biraza gusaba ko ngaruka ngana hagati mu kibuga. Wumvishe ari nawe uzareba witwa Amadi Diallo abera hatari. Wabonye ko hari n'imipira afasha mu kurekipera. Amadi Diallo nawe hana abantu bavuze bati ko kuyu mwanya wo muri couloir yose yiburyo ni ukwiriye paraporo ya Diogo Dalot na Nozairi Mazirawi, kuko ibisubiza atanga bageze mu gihe cyo gusatira biba byinshi. Yakorerwa penalty, yatanga umupira wa nyuma, yatanga iyo centre, yanagumana baro mu gihe bitabaye ngombwa ko Manchester ibona inzira yo gupenetra, yakwera imintu umwe babiri agakorerwa iryo kosa. Ariko burya no mu buryo bwo kuza kwataka abafite uburyo akoresha ubwenge mu kwataka. Icyo ni ikindi kintu yagiye, kuko urabona uburyo akina Amadi Diallo ni Giovanni Kwenda wa Robin Amorim muri Sporting. Kwenda. Rero icyo kintu aragifite ari nacyo Diogo Dalot atagira. Diogo Dalot buri ukinnye defense ya bane nta nundi wanakwipima gushyiraho. Ariko muri system ya 3-4-3 uzarebe kenshi biragorana. Munyamakuru ati Ruben ati kubijyanye na Benjamin Sesko, ese uriyumva nkaho yiteguye gukina muri iyi weekend, yiteguye kugaragara kuri match ya Arsenal? Munyamakuru aramubaza. Ruben Amorim ati cyane rwose, ati cyane ntago twakoranye imyitozo igihe kinini ariko ariteguye. Ati cyambere mwamenya nuko ari umusore ufite imbaraga, witeguye mu buryo bw'imbaraga. Ati kandi icyo ni ikintu gikomeye cyane muri na championnat yacu. Ni umusore w'umunyabwenge, ni umusore wita kuri buri kantu kose, ni umusore uhora ubaza ibibazo by'ingenzi umutoza, ni umusore ejo ku munsi w'ejo yamaze umugoroba wose yongera imbaraga akora wenyine. So yiteguye gukina, ahubwo reka dutegereze ese azabanza mu kibuga. Bamwita Benjamin Sesko. Nekereza ko Nepo umutoza Ruben Amorim imbere ya Arsenal afite ubusatirizi bushya Mbeumo, Sesko na Matheus Cunha. Harimo ikinyuranyo kinini cyane n'ubusatirizi bw'umwaka ushize. Ariko ni Mbeumo wa facinze yo defense ya Saliba na Magalhaes. Ni Matheus Cunha facinze yo defense ya Saliba na Magalhaes. N'abakinnyi b'ababora bazi gutwara umupira mu mpande zose. N'abakinnyi bazi gukinana mu buryo bw'amakombinezo. Babikinnyemo Wolves yakinaga defense atrura byibuka. Gesemo mu ikipe ya Brentford hari uburyo bajyaga bashushanya defense atwa turabyibuka twese. N'abakinnyi bombi ya Matheus Cunha ndetse na Mbeumo bakinaga ba backinga ba Artaizam. Bakinze
umusayirwa Yohani Visa kandi bigenda neza bose bakora ibitego biri hejuru ya 20 muri Premier League. Mateus Cunha yafashije wa mu Standard Larsen yewe niyo bazanaga Huang yabyitwaragamo neza. Icyo bakunda mpamya ko Sesko nifuza ko yazirinda nzabitindaho cyane enagapio nshaka kuzareba ko yagahinduye. Nacyo kintu gishobora kugora Benjamin Sesko. Sesko imikinire yo mu equipe nka za Leipzig buriya bagira sezo bakina ariko basa nk'abanayikorera mu bucuruzi. Urumva nino yisopenda na Bazavi Simon mwebwe buri gihe kibareba no kwa assistinga cyane n'igitego mwagikora ariko cycle yanyu yo gukora igitego igomba kugira uwirangiriraho. Buri gihe biri burangire kuri Benjamin Sesko byanamwemereraga kugira ikintu cya egoisme kiri hejuru, kwikunda no kwiharira biranga umwataka. Ariko muri football moderne hari ibintu igenda icencura igenda iyungurura. Umwataka yanaba mwiza ari kumwe n'abandi, yaba mwiza atanga assist, yaba mwiza player ashaka guclay uburyo butatu equipe igatsindamo ibitego bitatu kuruta uko atsinda kimwe kitari bugirira umumaro equipe. Bara Pep kenshi akunda kubibwira abakinnyi be basatira n'aba batoza n'izi za Barcelona ariko twari tuvuga ngo Messi ngo niwe mwami, Cristiano niwe mwami. Yego bigomba kubaho kuko mu gice cy'abakinnyi basatira hari ubuzwiho ko wiryo butatabonye we bubiri buba buri mwizamu. Ariko nawe icyo gitego wagikora ushaka kwisanga muri position gukora igitego bitewe n'uburyo kombinezo mwayikoze yagenze. Desem ni urugero muri Liverpool urari Maruranda, Cody Gakpo cyangwa se DJ nyakwigendera yewe agomba no kwimenya ubwo ekitike ariko ko birangiriye kuri Musa. Iki kintu rero gishobora kuba ikibazo umutoza asabwa kukimukoraho cyane. Burakagira ikintu cyo kwiharira cyane ka Benjamin Sesko kuko nibwo buzima yarezwemo. Yaburezwemo akiri waba burerwamo muri Red Bull Salzburg. Ubwo bucuruzi equipe zarabukoraga kandi bagombaga kumukoreraho. Byaranabakundiye bamukoraho ubwo bucuruzi. Uyu munsi ageze muri Manchester United, Manchester ntayishaka kumugurisha. Manchester iragutekereza by'igihe kirambye. Manchester akubonamo rutayizamo hazaza wabo. Ijari ni ikirero uraba mwiza kuko ukinana n'abandi. Niba ushaka ko bagukorera bakakugaragira neza nuko nawe ubabera mwiza mukabana muri ayo makombinezo muhuza. Kuko nabonye reka ngo urugero Mateus Cunha namaze kumubona nagize amahirwe yo gukurikirana uyu musore action kuri action muri pre-season muri pre-season agira ikintu cyo kwiramanta agiraga muri Wolves nongeye kumubonana yagipfuye na Rasmus agipfa na Madi Diallo. Kugipfa ntago ari uburyo bwo guserera ni kwa kwiramanta. Yetaga facinga Bruno agahindukira akareba Bruno akamwereka ko atabyishimiye. Nje ngucengeye babiri batatu nkuzanira umupira turacyubaka ntabwo turageraho turi muri finishing. Wampaye nanje ntagukoreraho cyangwa icyo gitega akaba ari njye gikora kandi ko kibya reklama ukabana nibyo kwariyo n'umukinnyi ukabona agerageje gutsinda igitego muri situation zidashoboka hari bagenzi be bari bahagaze neza. Iyo pressure ni nayo umutoza agomba kurinda Sesko kuko iruhande rwe afite abantu bababora bamukorera nakandi kazi kuko Sesko nabwo ari umudribler urenze. Oya azi gutwara umupira afite iyo speed akoresha amaguru ye maremare na taye ye twara afite na skills ziri hejuru. Ariko hari ibyo n'ababoro kariya kukurusha uwitwa Mbeumo ndetse na Mateus Cunha. Reka ubwo bumenyi bafite babugusangize babukoreshe bagufasha kuba mwiza. Ni nacyo kintu ubundi yiringira uwitwa Robin Amorim muri trio ya batatu abakinisha. Uribuka Pedro Goncalves Pote sibye imvune sezitaje imvune akora amasite 10 ibitego ni 10 nabyo bigushakira. Nojya kuri Francesco Trincao na rwari rw'ibitego 16 muri sezo siho bakuri zikora za Portugal. Ja kuri Jokles urari rw'ibitego hafi 40 iyo kombinezo yabo batatu ayishakamo byibuze reka mbyite bike ibitego 50 nicyo cyagiraga mwiza witwa Robin Amorim bikanagira ikipe nziza Sporting bikanabaha bya bikombe. Urumva ikintu kirimo ya collectivity urumva kirimo ya kwagusangira byose bikazamo na finishing ariko ku gihe cyanyacyo
hari kenshi twabanaga Trincao yisanze muri box ati gute Trincao yisanze boxi mu by'ukuri urumva ari umukinnyi umuwinga kuki Pedro Goncalves kuki witwa Giovanni Kwenda yisanze ari we wanyumukina baro yanyuma itsinda igitego yego kuki bishaka gukorerwa kuri Morten Yurumandi kuki byakorerwa kuri Demasa Morita yego nicyo kintu cya kombinezo yizereramo ari naho umutoza kubwira ati Bruno nje mu mikinire yanjye amirere kiperateri baguri ntabwo Bruno abura kubera iki afite abakinnyi barenze 2-3 ya assisting arasisting abataka batatu akana assisting aba fullback mu gihe babonye espace bapenetramo niyo mubona ko ibitwa ba Maximilian Araujo mu ikipe ya Sporting baratsindaga turi kugendana neza cyane icyo kintu rero niyo mpamvu akomeza guforsa ati ngiye Bruno kumushyira mu bamirere kiperateri babiri si ikibazo ahubwo byabaye ikibazo nuko abakinnyi basatira nifuzaga sibo mfite abakinnyi basatira nifuzaga ntibamaga ibyo ngewe nifuza kuko wabireba ugasanga ni igitego kimwe cya Joshua Zirkize yabikabije 2 ni Rasmus Hojlund na Madi Diallo wenda uri bugerageza agakora 3 wenda muri match 5 esheshatu bisange tugiye gutegereza ko twatakisha amagwaya bisange tugiye gutegereza ko dutegereza imipira y'imiterekano bibi kibazo gikomeye ku ikipe yande ya Manchester United nicyo rero gikomeye cyane navuga ngo ku ruhande kuri iti urumva navuga ngo byaba ari icyo kintu kuri Manchester United barebaho cyangwa se cyabaye kinahindura ibintu kuruta ibindi ibyo ari byo byose mureba hari amakuru avuga ko Ruben Amorim yabwiye ngo mujye gukomanga muri Sporting kuri Homeland kari kapiteni wabo yego na makuru yazamutse ku mugoroba erega Amorim watekereza yuko bakina mu hagati mu kibuga kurusha ko bakina umunyezamu kubera ko iyi Summer League bakoze muri Amerika yamweretse icyo gikomeye cyane hagati mu kibuga buryo batakaje imipira ara cyane abone ko bakina mu kibuga hagati mu kibuga ubona kanatekereza yuko yakinisha ni match imwe ngira ngo batinjijwe hari umukinnyi umwe ari no kwizera ngo kwa United bigoye hari umuntu akwiriye witwa Ugarita yakweretse ko kumwizera no gutumwanya sibyo Kazimiro kumwizera bigendanye n'imyaka yahigeze ari umukinnyi hari yabarabuzeho kuko ihaze isoko kuri serie Kazimiro yakumwe akagenda twe batagize abone isoko rya nyaryo ntago ari hari kubera ko bakunze service za cyane turabizi n'umuntu Serge Ratcliffe yikomye atarabona na equipe yari yamwikomye icyo gihe ariko uyu munsi aracyari kubera ko nyine ntago nkazira ofa zaje kuri Bruno Fernandes ziza kuri Casemiro yari bugende uretse na ofa erega Casemiro niwe mukinyi kuri Manchester United hagati mu kibuga bafite urusha abandi bose ibyo ngibyo ariko bitari kubuza ko yasohoka rero urumva ko nawe umwaka utabyanga ntuzaba mufite nujya gukondana buri munsi defense nujya gukondana buri munsi umunyezamu bibana ko buri munsi icyuho kiri mu kibuga hagati buri munsi nutagura umukinnyi uyu mwaka w'imikino utagura nimero 6 zo gufasha usayidira bitandukanye n'ibisanzwe bihari birashoboka ko story yabaye mwaka ushize yakwisubiramo birashoboka cyane kuko uyu munsi turavuga ngo United yego ntihatsinze ibitego ariko yanabitsindwaga nayo byinshi burya n'ukuntu ubona igice kimwe mu kibuga kidakora ariko hari ikindi gikora Tottenham twabati Tottenham yatsindaga ibitego byinshi ariko nishobore kubirinda kwa United hose n'ibyakoraga nta bitego ukatsi nayo ntunabitsinda erega no shakoreke kujya kure umwaka w'imikino ari mbi cyane urebe muri Isama bagize pre-season yaratsindaga neza abona ahantu hose ari bisa nka bitangiye kujya mu murongo ariko hagati mu kibuga nako akiri ikibazo gikomeye cyane na Ruben Amorim atekereza yuko yagumana Onana waracyamufite icyizere ako byuza kaza nimero 6 ubona ko hagati mu kibuga akeneye kuzana umukinnyi nubwo bava muri bya Bari Bari ndakabona Brighton imera bagora bakabivamo completely bakajya kuri aramerwe yuko bazaze mu kibuga hagati mu kibuga kubera ko Amorim karavuga warimo aravuga ngo barimo barashaka ama quick fix ariko karanavuga mu kiganiro itangazamakuru ngo we ikintu umwaka w'imikino ushize bamwigishije nuko agomba kujyana na match agiye gutoza kuri kintu nk'ubwo arimo aratoza arebana na Arsenal gusa imikinire ya Manchester United cyane cyane muri pre-season bagize bakina umukino hagati mu kibuga byanze bikunze bashaka kuva kuri Bareba ariko arahatiriza ikipe kugura undi mukinnyi nduri ku giciro cyo hasi kitari cyanka Bareba wenda bakazamujya muri City ariko erega nibi ngashaka no kubikora ariko ikipe isubira inyuma gato kugira ngo ise nkaho isimbuka kugira ngo isimbuke cyangwa inashyira igitutu ushaka gusubira inyuma kanya kajya kundi mukinnyi nka
Yurman tuvuga urugero igiye mu yindi deal igatanga amafaranga ari make ariko n'amakipe ajisha akoresha indi transfer kugira ngo influence indi transfer yarangiza nyuma bakumva ko arimo aratanga tuvuge 50 kuri Yurman hanyuma bakaba ariko bakinaguma babaza ibiganiro kuri Bareba bikaba byatumenda bavuga ati nimba arimo aratanga 50 ahangaha byiza twageze kuri 80 bagasubira inyuma bajya kuri indi transfer ngo base nk'abayobya bitume nyine by'influence indi transfer ariko bashaka gukoresha indi transfer kugira ngo nyine bibaho cyane ahatirize ikipe ku buryo yagabanya igiciro muri deal yanjye nteka yuko rero ibasha kubikora itabivuye muri ubundi ko na Liverpool kandi turacyavuga ku bya Isaac ariko nyamara yavuze ko itazongera gutanga indi bid akanya aracyavuga muri Liverpool ushaka kuzabona kugeza ku munota nawe agiyemo Manchester United mbara kimwe ishaka kubikora kugira ngo isubire inyuma ibanze y'uburyo nimba koko Brighton nakomeje kuri icyo giciro ikaza yabayisubira nyuma cyakajya kundi mukinyo ku giciro cyo hasi ariko byanze bikunze hagati mu kibuga cyene gisubizo koko nk'uyu musore Morten afite release clause ya miliyoni 80 ariko kuri Ruben Amorim ni umugabo wabaye hara muri Sporting ni captain yari captain we kuko ni umusore waje muri 2023 kuko nka sezo ishize yakinnye imikino igera muri 59 atsinda ibitego bigera muri 6 umusore waje mu kwezi kwa 8 kwa 2023 arazahita ahabwa igitambaro cy'abakapiteni uyu mugabo yasinye amasezerano y'imyaka 5 izamugeza muri mu mpeshyi yo muri 2028 ariko miliyoni 50 sekarari ko bakwata turetse kubanga ikipe iramushaka naho nyadanyuma ariko Premier League agatanga ibisubizo United yaburiye mu bandi bakinyi ifite niyo mpamvu rega abaza ari ama option akabiri uriya muhungu arabarusha mu bafite hagati mu kibuga yaba Ugarite kuko n'ubundi yakinanye na Ugarite yabaye mwiza kubera uriya muhungu Paris Saint-Germain mukura muri hariya so nge ahubwo ari ikintu kimwe ntekereza hagiye habaho transfer za Manchester United mbi mu myaka 2 ishize yonyine si imyaka 2 gusa mu bakinyi binjije ntabwo umukinyi umaze umwaka umwe nka Reniyoro uri bujye kumusohora ngo n'umudefenseur mubi rega naho Ugarite yabamaze bigeye gusohoka urongera umuhe byibuze indi sezo kugira ngo barebe igaragaze uyu mwaka ushize binjize Martin Delight miliyoni 50 mabamuke muri Bayern Dominique miliyoni 65 Reniyoro navugaga uracyahafite winjije umwana muto mukuye muri Arsenal muri Academy Heaven ufite Lisandro Martinez so uracyafite umusore Maguire wabitekereza rero ukavuga uti se muri aba defense ninde nyuma y'umwaka umwe ni equipe iri buze ku isoko niba ubwe wabuzogurisha Garnacho ukaba waguze umuguzi wa Jadon Sancho ukabuza umuguzi wa Marcus Rashford buriya abakinyi b'imbere cyane baragurwa mu buryo bworoshye bitandukanye n'aba defenseur so mbona kuri Manchester United ikintu gihari uyu mwaka ni umutoza kuzamura performance y'aba bakinyi kuzamura urwego rw'imikinire kuko sinekeza ko abakinyi bose b'inyuma bashobora kuba babi ngenekeza ko na defense irangiye defense yabo mbona nta kibazo ifite mbona bakina ariko akenshi iyo defense igirwa nziza n'aba mediateri beza cyane cyane 60 kandi urabona ko ikibazo kimaze iminsi kwa United kitarabasha kubonerwa umuti nekeza ko byakunze ngene ukanka cyaje cya Casemiro kuri yasezo ya mbere twabonye hari umutekano muri defense by'igihe runaka rega Edizo ariko byongera birahumba na mediateri igiye kuhomba defensive ni umwanya turi kuvuga ubufite Ballon d'Or iheruka sinzi uri kumva icyo kintu ni umwanya umukinnyi aburamo City twabonye struggle yagize umwaka ushize imikino kubera kubura umurido defenseur wabo so birakwereka ko ni umwanya mu gihe utafite umukinnyi ukomeye umukinnyi utarilayingaho byibura 100% kuko wenda amahirwe Manchester ifite n'amarushanwa y'Iburayi izakina United ko ikeneye Bareba pe yari mukeneye erega impamvu namukeneye cyane Bareba afite karite z'abandi bagiye badafite muri Manchester United nimba ari umukisha kwambura imipira cyane akanayijyana imbere akari umukinnyi imbaraga kuriya Manchester United akanya aba defensive midfield ifite hagati mu kibuga n'abaki batagufasha kwambura imipira ko nimba ari Casemiro umufite ashaka kugira nk'amataka ari successful arastopa neza afite pourcentage ya 80% yo kuyahagarika ariko nawe ntabwo numukifite umwaka umwe nawo utari garanti ku myaka yiwe ntago wizeye Casemiro ko uzamugendera mu marushanwa nk'atatu uzakina na mwaka w'imikino wose ukindi 6 kandi bibaye byiza bukina mutoya Bareba ikintu cyaraza kukigweza kandi Bareba
niyo mpamvu bamwita ngo ni defensive central midfielder. Ni umukinnyi ufite n'ubushobozi bw'uko mu gihe yahisemo Casemiro gukinisha gatatu nashaka kumukirisha umwanya ariko ashaka kujyana umupira imbere akakina nka box to box, ashaka kujyana umupira imbere mwiza mu kwaka umupira no kujyana imbere. Urumva gukina nka box to box mu gihe washatse undi mukinnyi wa gatatu washatse undi mukinnyi hagati mu kibuga umukinishanya nawe bakakinana. Urumva rero nkeka ko yazana versatility cyangwa se ubushobozi bwo gukina ibintu byinshi bitandukanye na karite nyinshi zidafite n'abandi bakinnyi ba Manchester United. Kumubura byo potential afite n'amakipe menshi amubonamo cyaba ari ikibazo gikomeye. Ahubwo uranareba n'undi mukinnyi wabona i Burayi aka kanya mu yandi makipe biri buze gukundira kugura atari Bareba ajya gukora muri Brighton ku icyo giciro no kiri munsi cya Bareba n'uwuhe nabwo urahendwa ko akanya shampiyona igiye gutangira ibihugu byose ikipe yarekura umukinnyi wayo mwiza aka kanya ni ukubera amafaranga menshi gutwara amafaranga menshi kuko kubera amafaranga menshi nta kindi pe. Ikindi unarebye wenda kuri Karesu Bareba wenda iyo aza ko ari umuntu ubonetse byari kumitinga cya kintu umutoza yifuzaga ndashaka nafite ubumenyi cyangwa se unararibonye kuri Premier League experience ya Premier League. Uyu munsi gutakaza Bareba rutayizamu bakuguriye nawe atafite icyo kintu numva ko umutoza ngiye burambara ko niba akoze transfer enye ku kigero cya 50% yakoze transfer yifuzaga n'ebyiri sibyo z'abakinnyi bafite iyo ubwo bunararibonye bwa Premier League Kunya na Brian Mbuemo. Uyu munsi kumuzanira Sesko kajya wenda ushaka n'umutoza erega ntago ari ngo ibyo twabonye mwishimiye yagiye kumwakira Carrington ibindi byo izindi nkuru zitandukanye wenda ntago ari yatekereje bwa mbere ajya kuzana ajya gutekereza rutayizamu ariko mu gihe yabanje gukonfika kerekana uburyo yamukinisha nakabona yafitinga muri system akabyemera ko ari umukinnyi atazashobora gukinisha muri system ze ashaka kuvuga aho ngaho ibyo kutamwenyera byo ntago bikunda birashoboka neza. icyo muravuga wenda bamushakire undi mediateri wenda wa hafi aho ngaho muri Premier League we kuki atakishakira agenda babyihoreye na Sirika amakipe uko abayeho tuba tubizi.